Iminsi mikuru yivuyemo tuba twinjiye mu kwezi kwa mbere Mutarama, aribyo bita mu gifaransa janvier. Habaho ikibazo cyitwa janviose, ubwo bituruka kuri januari cyangwa se janvier. Muri iki kiganiro turarebera hamwe icyo kibazo cyitwa janviose icyo ari cyo, ese ni ikibazo bwoko ki, giterwa n'iki, gisobanuye iki, turabigarukaho muri rusange. Muri iki kiganiro kandi turagaruka ku kibazo gihangayikishije benshi cyane cyane nyuma y'iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Iki kibazo kizwi ku izina rya janviose nk'uko nabivuze, ariryo zina rikoreshwa mu kuvuga ibihe bigoye ku bukene abantu benshi bagiramo mu kwezi kwa mbere k'umwaka, bitewe no gusesagura no kudatekereza ku h'ejo hazaza mu minsi mikuru. Janviose si indwara, ariko ni ingaruka mbi z'imyitwarire mibi mu micungire y'amafaranga. None se janviose ituruka he? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri turi bwibaze, ifite izihe ngaruka? Icya gatatu ni iki twakora ngo tuyirinde? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Ndi Abu Dhabi, ni Habineza TV. Kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byacu byose bitazajya bigucika. Ikindi wibuke kujya muri comment utanga igitekerezo cyawe, ukande like nimba ikiganiro wagikunze, hanyuma usharinge abagenzi bawe. Guha ikaze rero ku buryo burambuye. Kabiri ku gice cya mbere, janviose ni iki? Ijambo janviose rikomoka ku kwezi kwa Mutarama, Januari cyangwa se janvier. Ni ijambo virose bisobanura indwara, ariko mu buzima busanzwe janviose ni ubukene bukabije abantu bagiramo nyuma y'iminsi mikuru, kubera ko baba barakoresheje amafaranga menshi badateganyije. Mu minsi mikuru abantu bagura ibyo batakeneye, bakora ibirori bihenze barenze ubushobozi bwabyo, bakoresha amadeni n'inguzanyo, bakoresha amafaranga yose ntayo basigaje. Ibyo byose bituma bageza muri Mutarama nta bushobozi bwo kwishyura inzu, kugura ibiribwa, kwishyura ishuri ry'abana, gutangira imishinga mishya. Icyo nicyo twita janviose. Igice cya kabiri, impamvu zitera janviose. Gusesagura bidafite igenamigambi. Abantu benshi binjira mu minsi mikuru badafite budget, bagakoresha amafaranga uko bayabonye, bashaka kwishimisha birenze urugero. Kabiri, kwigana no gushaka kugaragara. Hari abasesagura bashaka gusa nk'ugaragara ku mbuga nkoranyambaga, kwerekana ko babayeho, guhatana n'abandi mu birori n'imyidagaduro. Ibyo byose bigakorwa hatitawe ku h'ejo hazaza. Gatatu, inzoga n'ibirori bikabije. Mu minsi mikuru inzoga ziriyongera cyane, amafaranga yakoreshejwe mu bintu by'ingenzi agashirira mu businzi n'ibirori bya nijoro. Icya kane, inguzanyo zitatekerejweho. Hari abafata amadeni n'inguzanyo kugira ngo bishime mu minsi mikuru, ariko bageze muri Mutarama bagasigara barimo amadeni abaremereye. Igice cya gatatu, ingaruka za janviose. Janviose igira ingaruka zikomeye ku muntu ku giti cye, ku muryango no ku muryango mugari. Icya mbere, ubukene n'inzara. Abantu benshi bagira ikibazo cyo kubona ibyo kurya, bagabanya amafunguro, abandi bagasubira inyuma mu mibereho. Kabiri, amakimbirane mu miryango. Kubura amafaranga bitera amakimbirane hagati y'abashakanye, guhana ibibazo, gushinjanya, gusesagura. Gatatu, ihungabana n'agahinda. Hari abinjira mu gahinda, stress n'ihungabana kubera kubona ejo hazaza habaye umwijima. Icya kane, guhagarara kw'iterambere. Mu kwezi kwa Mutarama abantu benshi ntibatangira imishinga, ntibashobora kwiga, ntibashobora kwiteza imbere kubera ingaruka za janviose. Igice cya kane, ni iki twakora ngo turinde janviose? Icya mbere, gushyiraho igenamigambi cyangwa se budget cyangwa se budget. Mbere y'iminsi mikuru ugomba kumenya amafaranga ufite, kugena ayo ukoresha n'ayo uzigama, kutarenza ubushobozi bwawe, kwishimira bike ariko bifite umumaro,
Iminsi mikuru si ugusesagura, ni kwishima mu bwenge. Ushobora kwishimira uri kumwe n'umuryango, utakoresheje amafaranga menshi, utisenyeye ejo hazaza. 3, kwirinda amadeni atari ngombwa, ntugafate inguzanyo ngo wishime umunsi umwe hanyuma ubabare umwaka wose. 4, kwizigamira ejo hazaza. No mu minsi mikuru ujye utekereza kuri Mutarama, ishuri ry'abana, ibikenewe by'ingenzi ndetse n'ibindi. Bavandimwe, Janvier si ibyago, ni ingaruka z'amahitamo mabi dukora. Kwishima ni byiza, ariko kwishima mu bwenge nibwo buryo bwiza. Iminsi mikuru izahora iza, ariko ejo hazaza hawe n'umuryango wawe ni ingenzi kurushaho. Niduhindure imyumvire, twige gukoresha neza amafaranga, twirinde gusesagura, bityo Janvier izaba amateka aho kuba umuco. Murakoze cyane kudukurikirana. Niba wishimye cyangwa se wakoze ikiganiro, kanda like maze ugiye kuri subscribe wikandeho ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byacu byose bitazajya bigucika. Hanyuma ndagusaba kujya muri comment wandika igitekerezo cyawe, se Janvier wari uyizi cyangwa se ni ikiwungutse muri iki kiganiro. Sharinga rero bagenzi bawe nka bangahe, ubundi Imana iguhe umugisha, mugire umwaka mushya muhire, mwirinde kandi mutekereze Imana ibashyigikire mu migambi yanyu yose mufite muri uyu mwaka. Turabakunda. Jye nari Abu Dhabi.